Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu bamwita Kedro. Kuri uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'undi musore, ni umusore umaze igihe muri kano kazi bamwita Tenbrio. Niwe tugiye kubana muri kiganiro. Kuri uyu munsi rero nta kindi tugiye kurebera hamwe, tugiye gusesengura ku equipe ya Rayon Sport ku mukino ifitanye na Kiyovu Sport. Ni umukino usobanuye ibintu byinshi kuri Rayon Sport kubera ko uyu mukino niramuka witwayemo neza uraza kuba wayiha amahirwe yo kujya ku mwanya wa mbere, kuko ikipe ya mbere ubu tuvugana ni AS Kigali ifite amanota 11 kandi ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 10. Birumvikana ko ejo ramutse itsinze uyu mukino byatuma iza ku mwanya wa mbere n'amanota 13, ikaba irusha izabigurikiye amanota 2 yose hamwe. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwigaragaza neza mu myitozo kubera ko until now imyitozo iracyakomeje. Ni umwitozo uyu musore Tenbrio yaje kuba yakurikira, ibyinshi agiye kuba yatuganira ku ikipe ya Rayon Sport. Reka muhe ikaze babwire byinshi biri kuvugwa muri aya ma ekipe yombi. Ndabizi ko muraza kuba mwaryoherwa cyane. Wibuka gukanda subscribe muno wanjye niba uri mushya kugira ngo amakuru nk'aya ngaya atazajya agucika. Ya Tenbrio umuhawe ikaze muri studio za Kwakuno TV. Ya urakoze cyane. Uyu munsi nk'uko wabibabwiye tugiye kurebera hamwe amakuru agenda avugwa muri Rayon. Ni ikipe irimo kwitegura umukino uzayihuza na Kiyovu Sport, umukino uzaba ukomeye cyane, umukino utarimo kuvugwaho rumwe wahuruje Mvukiye Juvenal kugira ngo aze kuba yashyigikira ikipe yahozemo, dore ko yarayibereye umuyobozi. Ikipe yaje gutandukana nawe ariko ni ibintu bitagiye bivugwaho rumwe kugeza ubu. Juvenal yigiriye muri Adax, ni ikipe arimo gutoza yo mu cyiciro cya kabiri cyangwa se abereye umuyobozi. Iyi kipe twanumvishe ko yagiye gukorera imyitozo yayo hanze. Ni ikipe irimo umuntu w'umunyamafaranga nyine, nayo iri kugwana no kuzamuka kugira ngo arebe ko yagaruka mu cyiciro cya mbere ahangane n'aya makipe. So ubu ngubu rero Juvenal ari kubarizwa muri Kiyovu mu rwego rwo kugira ngo Kiyovu ibe yahangana na Rayon Sport. Ni imikino ikunda guhuza aya makipe yombi. Aya makipe ahahuriye ni imikino itagikunda koroha. Kenshi na kenshi tujya dutekereza ko APR na Rayon ariyo derby ikomeye mu Rwanda. Abantu bamwe ntago ari gutyo babibona. Derby ikaze kuri ubu ngubu dukurikira ni Kiyovu na Rayon, kuko uyu mukino kuva watangira kuvugwa ubona ko ni umukino wamaje kujya mu mitwe y'abafana batekerezaho ibintu byinshi cyane. Urebye nko mu myitozo ubu ngubu ya Rayon irimo gukogwa, ni imyitozo ifite ingufu, ubona ko biteguye ikipe ikomeye. Kandi ugiye kureba nko kuri Kiyovu ni ikipe iciriritse. Kuri ubu ntiyemerewe kuba yagura abakinnyi, nabo yaguze ni abakinnyi batarimo gukoreshwa, ariko biravugwa ko ku mukino uzaba ku wa gatandatu uzayihuza na Rayon Sport, ni umukino uzaba saa 12, umukino uzaba uriho abafana benshi. Biravugwa ko abafana ba Kiyovu bakusanyije inkunga yo guhereza abakinnyi babo bamaze iminsi badahembwa. Ni abakinnyi nabo basa naho bari bigumuye kuri uyu mukino, byari byavuzwe ko batazanawukina, ariko kuri ubu ngubu babonye umuntu ushoramo imari, uyu mukino bagiye kuwukina. Gusa ntibyoroshye ko bakura amanota 3 kuri Rayon Sport. Rayon Sport mbona hanze ahangaha nayo ni ikipe imeze nabi, ifite abakinnyi bakina ku myanya yabo, nta bintu byo guhengekereza. Kandi urabona ko ni abakinnyi bafite ingufu. Mwumvishe nka rutayizamu wa Rayon Sport bakina na Musanze, bakina na Bugesera, mwumvishe ko yatsinze ibitego 2 wenyine. Ni umukinnyi kabisa ubona ko twavuga ko mbese Rayon Sport yongeye gusubira muri bya bihe byayo hamwe. Niyo kipe ubundi dusangaho abataka baryana, bashobora kuba batsinda ibitego, cyangwa se umwataka ushobora kuba watega ngo uyu nguyu ku mukino agomba kubona igitego.
so bafite rero umukinnyi mwiza urimo kubikora. Ndatekereza ko no kuri Kiyovu atazabura ibitego. Aya makipe mu mikino yagiye ahuramo yose bamaje gukina imikino 7, muri iyi mikino 7 banganyije umukino umwe. Ni amakipe yagiye akanirana cyane, urumva nko muri shampiyona bamaje gukinamo imikino 5 banganyijemo umukino umwe. Bakinye umunsi wa Gikundiro, uyu munsi wa Gikundiro Kiyovu yatsinze Rayon, bakina na Made in Rwanda. Iyi mikino yose Kiyovu yagiye ibatsinda. So kuri iyi nshuro rero dutegereje kureba ese ni Rayon igiye gutwara amanota, dore ko na Rayon iri mu byishimo, abakunzi bayo bari mu byishimo nyuma y'uko bamaje kubona undi muyobozi. Babonye undi muyobozi rwose, Paul Muvunyi amaje kuba yafata intebe muri Rayon, niwe ugiye kuba akomezanya n'iyi kipe. Mu gihe Kiyovu yo birimo kuvugwa ko abatoza batoje Rayon Sport bashobora kuba baje kuba batoza Kiyovu. Ni umutoza wizaniye umwungiriza we. Uyu mutoza rwose yatoje Rayon Sport, ariko kuri ubu ngira ngo yazanyemo na murumuna we, niwe bagiye gukomezanya izi nshingano muri Kiyovu. So urumva ko rero ni umukino utazaba woroshye abantu bahanze amaso, cyane ko n'amatike yamaje kugugwa. Biravugwa ko munsi nyirizina wa match amatike azaba atakigura uko mwayaguraga. Ntangurira abantu, abafana ba Rayon Sport mukwiye kwitabira mukagura amatike hakiri kare. Harabura amasaha makeya, umuntu uza kurara aguze tike ntabwo azaba ameze nk'ugiye kugura itike umunsi nyirizina wa match. Aya makipe rero mwumvisha uburyo ki yagiye ahuramo, ni ibintu bitari byoroshye. Rayon Sport murabizi ko itatangiye shampiyona neza, ni ikipe yatangiye inganya, yari yagashyize hamwe, wabonaga ko batuzuzanya n'abakinnyi babo bose. Umutoza ntiyari yakamenye ngo 11 nakifashisha nabahe. Rayon Sport rero imaje gutsinda imikino yayo 2, inganya imikino 4, ubwo ifite amanota 10. Urumva ko ni umusaruro utarabaye mwiza, ariko se wenda reka turebe aho imaje kuba yatsindira no kuba ifite ubuyobozi bushya birayifasha iki muri rusange kugira ngo iyi kipe twongere tuyibone mu makipe ari guhanganira ibikombe. Wenda tugiye nko kubara wakibaza se Rayon Sport yiza kuba yaratsinze imikino yayo yose yakabaye iri ku mwanya wa mbere. Aho nanone nawe ushobora guhita wibazamo ese ko ifitemo ikirarane cya APR yari kuba yatsinze APR. So nanone ni ibintu utakizera ko yari gutsinda APR. APR nayo ni ikipe yakomeje kwitwara neza nubwo itakinye shampiyona kenshi, ariko ntago wari kuvuga ngo Rayon irayikuraho amanota. Kuri ubu ngubu rero Kiyovu Sport yo niyo kipe iri ku mwanya wa nyuma. Iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 3. Ifite amanota 3. Ni ikipe rwose Marine yagiye irayikubititse ibura nk'abana. Ikipe ubona ko igifitemo ibibazo cyane kandi itarahemba n'abakinnyi bayo. So ni ibintu rero bitoroshye, ariko reka turebe ko Mvukiye hari ikintu aje guhindura muri iyi kipe. Gusa ariko tunabibutsa ko Mvukiye ntabwo agarutse gutoza Kiyovu, ntabwo aje kuyitoza, ahubwo ni ukuba yayishyigikira, kuko murabizi ko Mvukiye akiri muri iyi kipe ntabwo Rayon yigeze yitsinda. Ari nacyo cyatumye akanira akavuga ngo reka ngaruke mfashe Kiyovu yanjye kwitwara neza, kuko yanze agasuzuguro ka Rayon Sport. Ntabwo ashaka ko rwose yatsinda Kiyovu, bibaho, bizahora ari amateka. Turibaza rero ese ni gutyo bizagenda no ku munsi nyirizina? Ese ni Kiyovu irwaye igiye gutsinda Rayon Sport, cyangwa ni Rayon Sport yabonye abayobozi bashyashya igiye gukura amanota 3 kuri Kiyovu? Nubwo bigoye, ni ibintu itigeze ibasha mu mikino yose zakinye. Ubwo rero dukwiye kuba twibereye ku kibuga twese tukareba ese ni iyihe kipe izegukana ayo manota. So ubwo rero wenda reka turebe ko ejo aya manota azagabanywa
cyangwa hari ikipe izayegukana, dore ko n'ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Aya manota hari uwo yandikiwe cyangwa se amakipe yombi akaba yagwa miswi. Ni ibintu bitegerejwe ku munsi w'ejo, mwe muzabe muri hafi tubakurikiranire amakuru yose, tuzayabagezaho ntimuzajye kure. Reka ikiganiro cyacu wenda duse naho tuba tugicumbikiye ahangaha, tuzagicumbura ejo dukomeza ku makuru wenda agezweho. Ese ni iyihe kipe yatsinze cyangwa se zanganyije? Ariko ntibigutungure ubonye Kiyovu ije ikizirika kuri Rayon Sport ikaba yayikuraho amanota, cyane ko amakipe nk'aya ngaya y'amakeba usanga hari ukuntu akaniranamo, ikipe ikaba yazi ikakwizirikaho kandi ifite ibibazo rwose ikaba yagukuraho amanota. Mwibuke tudatinze wenda ngo tunajye kure, ejo bundi mu mikino iheruka APR iva mu mikino nyafurika yaragiye ijya kwa Etincelle. Ntimwumvishe ukuntu byayigendekeye? Ni ukuvuga ngo byanga byakunda iyi kipe n'ubundi iyo yari igabwe igukanira wazikongera ikagukanira, mukaba mwanganya cyangwa se ikagukuraho amanota, cyane ko Kiyovu yo rwose iramutse inakuye inota rimwe kuri Rayon nta gihombo cyaba kirimo, nta gikuba cyaba cyacitse. Ubwo rero urumva ko ari ibintu bitoroshye. Abakunzi ba Rayon muyibe hafi, n'aba Kiyovu kandi namwe muze musapotinga ikipe yanyu, murebe ko hari ahantu kure yagera. Murabizi ko ni ikipe yahoze ihatana, ikipe yari mu makipe ya mbere yahanganiraga igikombe na PFC, ikipe zarutanwagaho mu manota, imaze nk'amajurune agera muri 2 rwose dutega finali ngo turebe niyigira ibitego byinshi, amanota yo zaranganyaga. Urumva ko rero ni ikipe nziza kuko yari yarasize Rayon Sport. Rayon Sport yabaga iya gatatu mu gihe Kiyovu yabaga yabaye ya kabiri. Urumva rero byanashoboka ko yaza ikayizirikaho ikaba yayikuraho amanota. Reka rero dutegereze umunsi nyirizina wo kugira ngo umukino ube, hanyuma tubakusanyiriza amakuru. Ejo tuzabagezaho amakuru, tuzajya mu myitozo y'aya makipe yombi, tuzagerageza gukoresha iminota mikeya ahantu hose tureba uburyo amakipe yiteguye, duce mu bafana tubamenyere se abafana biteguye gute. Ndabizi ko muzaryoherwa. Reka turebe ejo ukuntu bizagenda, tuzabakurikirana imyitozo yose uko imeze, turebe n'abafana tubatangarize ibyo bagiye bavuga, turebe se Mvugiye yaje, ese Paul Muvunyi aje guhindura iki muri Rayon Sport. Reka rero tuzakomeze ku munsi w'ejo.